Turaza gukomeza tuvuga kuri Hollywood Walk of Fame. Chadwick Boseman yahawe igihembo. Inyenyeri ya Hollywood Walk of Fame yahawe ku itariki 20 Ugushyingo 2025, mu myaka 5 apfuye. Iyi nyenyeri ni 2228 inyenyeri zari zimaze gutangwa cyangwa se zashyizwe hanze, kandi yahawe mu cyiciro cya Motion Pictures ubwo uruhare rukomeye cyane yagize muri sinema. Motion Pictures icyiciro nacyo gitangwamo ibihembo muri Hollywood. Itariki naho byabereye bino birori byabaye ku itariki 20 Ugushyingo 2025, ari ku isaha y'isa 5:30 i Hollywood Boulevard muri Los Angeles. Umugore we Taylor Simon Edward Boseman, bavandimwe nka Derek, Kevin ndetse n'inshuti ze zikomeye n'abakinnyi bakinanye mu mafilime nka Michael B. Jordan, Letitia White, Viola Davis, Ryan Coogler, bose bari bitabiriye uyu muhango wo gutanga ino nyenyeri wabereye Los Angeles nk'uko namaze kubikubwira. Umugore we Boseman yagize amagambo atangaza akomeye. Uyu mugore we rero umuhango yakoze yafashe inkweto ya Chadwick maze ayishyira ku nyenyeri ye nk'ikimenyetso cy'uko yabashije kuyitambukaho cyangwa se yitambuka mu buryo bw'umwuka we nubwo atarahari. Abavuze amagambo y'icyubahiro muri uno muhango harimo Ryan Coogler wari umuyobozi wa Black Panther, harimo Viola Davis bakinanye mu mafilime atandukanye na Marley's Black Button. Bashimangiye ko Chadwick yari umuntu w'icyitegererezo ubaha kandi wuzuye impano. Aba bagabo ibyo bavuze byose ndaza kubikubwiraho. Ubusanzwe ibisabwa kugira ngo babone ino nyenyeri, icyambere no kuba umaze imyaka nibura 5 ukora umwuga w'imyidagaduro, kuba ufite izina ryamamaye ku rwego mpuzamahanga, nabyo n'indi mpamvu ituma guha ino nyenyeri. Icya gatatu, kuba yaragize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere sinema, umuziki cyangwa se televiziyo. Hari n'igihe hari ibindi bivugwa yuko ababishinzwe cyangwa se abari muri Hollywood ari uburyo nabwo wagukominika maze ukaba wabona ino nyenyeri. Chadwick Boseman yarujije bino byose, yakinnye mu mafilime atandukanye akomeye nka 42 Get On Up, Marshall, Black Panther ndetse na filime yitwa Marilyn Black Spotton, kandi yagize uruhare mu guhuza cyangwa se mu gucyubahira abirabura muri sinema. Ubutumwa bw'umugore we yatanze, Taylor Simon Edward Boseman, yavuze ko umugabo we yari arenze kuba umukinnyi gusa cyangwa se umuhanzi, yari umwigisha w'umwuka wubakiye ku muryango n'inshuti z'ubufasha kuguma no gutanga icyizere. Amagambo